n'ibyemezo by'inama y'abaminisitiri bateranye biga ku ndangamuntu koranabuhanga kugira ngo bayisohore ihabwe abanyarwanda ndetse abimukira batuye mu gihugu cy'u Rwanda. Ndavuga impunzi n'abashaka ubwenegihugu bw'u Rwanda. Iyi ndangamuntu koranabuhanga nk'abanyarwanda mwese irabagenewe. Ikigo gishinzwe indangamuntu ntidaheruka gusohora itangazo kivuga yuko iyi ndangamuntu koranabuhanga zatangiye gukoreshwa cyangwa ushaka indangamuntu koranabuhanga yagana ku kabindi ndetse indangamuntu koranabuhanga akaba yayihabwa. Bivuze ngo indangamuntu koranabuhanga uba wishaka ndetse wajya kwiyandikisha indangamuntu koranabuhanga ukazayihabwa. Hari abantu bamaze iminsi bambaza ku muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda ngo indangamuntu koranabuhanga nayibona gute ko mfite indangamuntu. Bivuze ngo nimba ufite indangamuntu isanzwe ndavuga warayitaye cyangwa utarayitaye wajya kwiyandikisha ku kabindi indangamuntu koranabuhanga ukayihabwa. Ndaza kubasobanurira muri ino video, ndaza kubasobanurira aho mwasanga indangamuntu koranabuhanga, uburyo ki mwayibonamo ndetse nawe warataye indangamuntu yawe isanzwe ariko ufite nimero z'indangamuntu. Ndaza kugusobanurira uburyo ki ushobora kubona ino ndangamuntu koranabuhanga kandi indangamuntu zawe zose warazitaye n'iya nyuma warayitaye, gusa indangamuntu koranabuhanga uraza kuyibona. Ndaza kugaruka n'ibijyanye na mituweli, ubwo abaturage basaga 35 batanze cyangwa bikiye ubwisungane mu kwivuza ntibasohoka muri sisitemu. Bivuze ngo hari icyiciro bashyizwemo batanga mituweli y'icyiciro cya kabiri, barabashyize mu cyiciro cya gatatu ugasanga mituweli ntago bayibonye bitewe n'izo mbogamizi zo guhindura ibyiciro, kubera ko ibyiciro byahindutse ntibabimenya. Ibi rero ndaza kubibabwira mwino video yacu. Nimba ari bwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Turatangira ku byemezo by'inama y'abaminisitiri bateranye biga ku ndangamuntu koranabuhanga kugira ngo isorwe ihabwe abanyarwanda bazitunge, ndetse indangamuntu koranabuhanga izaba ikubiyemo sisitemu nyinshi zitandukanye. Ufite gategure, diporome, byose bizaba biri mu ndangamuntu koranabuhanga. Icyo usabwa ni ukujya kwiyandikisha indangamuntu koranabuhanga ukayihabwa. Ndaza kubabwira indangamuntu koranabuhanga izasohoka ryari, izatangira gukoresha bazatangira kuzikoresha ryari, ese abiyandikishije guhabwa izi ndangamuntu koranabuhanga bazazihabwa ryari, ese izi sisitemu zizajyaho gute. Ibi byose ndaza kubibasobanurira muri ino video. Mukurikirane ino video paka irangiye, amatsiko mufite muraza kuyashira. Ndetse hari umuturage uherutse kumpamagara ku muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda ambaza ko indangamuntu yiwe yayitaye ariko afite nimero z'indangamuntu. Indangamuntu koranabuhanga yayibona ate? Iki kibazo ngiye kumusubiza ku inshuro ya kabiri, cyangwa iki kibazo ngiye kukimusubiza ku ino video kugira ngo namwe nk'abanyarwanda mwumvireho. Indangamuntu koranabuhanga icyo bigusaba ni ukujya ku kabindi ukandika imyirondoro yawe, bakakwandika ndetse bakanagufotora indangamuntu koranabuhanga ukazayihabwa. Ubwo rero ugiye gusobanukirwa iby'ino ndangamuntu koranabuhanga binyuze ku muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda. Ariko ndashaka kubaza ikigo gishinzwe indangamuntu kikama nimero yabo nkayibahereza ku muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda kugira ngo muzajye mubasha kubabaza izindi serivisi zitandukanye, kubera ko abantu mumamagara kuri telefoni yanjye kubasobanurira n'akazi mba mfite bijya bingora cyane. Rero n'ibyemezo by'inama y'abaminisitiri bateranye biga ku ndangamuntu koranabuhanga kugira ngo bayisohore bayihereze abanyarwanda batuye mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'abimukira batuye mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'impunzi zituye mu gihugu cy'u Rwanda. Bivuze ngo rero indangamuntu koranabuhanga n'umwana ukivuka, indangamuntu koranabuhanga azajya ayihabwa kugira ngo ajye abona ubwisungane mu kwivuza byoroshye cyangwa abone ubuvuzi byoroshye. Reka rero dukubite tubangura, mbanze nshyire umusozo cyangwa mbanze abantu mwari mutegereje ino video kugira ngo irangire bitewe n'ibyo nabasezeranyije. Reka mbanze mbasobanurire indangamuntu koranabuhanga wayisanga he. Indangamuntu koranabuhanga wajya ku kabindi, akabindi gaherereye munsi ya Convention Center ahantu bita Kimihurura, niho akabindi gaherereye. Ufashe umumotari yahita kugeza ku kabindi, ukagenda ukabaza ibindi bigiye bitandukanye. Nimba utari busobanukirwe uze kunyandikira musobanuye cyangwa nkurangire uburyo ki wabona ino ndangamuntu, aho waca kugira ngo ubone ino ndangamuntu. Nimba udasobanukiwe neza uze kumpamagara cyangwa uze kunyandikira, ndaza kugusubiza gatanu kuri kagenzi kako, cyangwa mwongere munsabe iyi video nongere nyibakorere, nta kibazo mbasobanurire buri kimwe ku kindi.
tugiye ku bigendanye na mituweli cyangwa ku bantu bishyuye ubwisungane mu kwivuza ntibabona mituweli. Bivuze ngo aba bantu basanzwe bishyize cyangwa basanze babashyize mu cyiciro cya gatatu, bari mu cyiciro cya kabiri. Bivuze ngo bishyuye ubwisungane mu kwivuza ariko amafaranga ntago yageze ku kigo cyangwa aho agomba kugera kugira ngo babone mituweli, mu gihe batatu batatu barwaye bakaremba cyane hafi yo gupfa babura ubuvuzi ubwo bemewe kwishyura 100% ubwo batari bishoboye. Bavuze ko bakuye mu cyiciro cya mbere akahita bashyira mu cyiciro cya gatatu. Aya makuru reka mbanze nyamenye neza, ndaje muri kiganiro nyababwire neza cyane. Reka mbanze mpamagare abashinzwe ibijyanye na mituweli, mbanze mbabaze uburyo ki byagenze, uburyo ki bano bantu batisanze cyangwa bishyuye bakabura mituweli. Ndahita ngaruka mbakorere icyegeranyo. Bivuze ngo niba rwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe, ufungure inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda. Nyuma no mubara